Hello guys, kuri uyu munsi rero iyi video iri bukwereke neza niba akadege ushobora kugahakinga cyangwa se utagahakinga. Kuri uyu munsi rero iyi video iraza kubikwereka neza, tugufitiye ibihamya byinshi bikwereka ko Aviator hari uburyo wayihakinga. Nubasha gukurikirana iyi video neza uraza kureba hari amafaranga twagiye tubikuza menshi kandi twatangiriye kuri makeya ariko tumaze kugera ku rugero rushimishije. Rero uyu muzungu ajya gushira aka kadege ntago yarabiwe ko harimo ibiceri, hari ukuntu azungukiramo. Rero kuri uyu munsi rero twabashije kuba twamuhakinga. Murabona ko aho kuri telefone hariho yavuze ko iri bugarukire, kadutegereze iri bugarukire kuri rimwe n'igice kimwe. Katurebe hano mu mashini ngo biri buze kugarukira kuri kangahe. Telefone ikubwira aho biri buze gukatira, wowe ugasheta uzi ahantu biri buze gukatira. Murabona ko bikatiye kuri rimwe n'ibice 30 na kimwe. Umuzungu rero yarazi ngo ibintu ntago dushobora kubibona, ariko njye nabonye uburyo. Murabona ko bikora, dore hari n'abantu bagenda basheta bakagenda bavanaho. Murabona ko bari kari bucikire kuri kane, bari kugenda bavanaho. Natangiriye ku mafaranga make ariko ubu ngubu ndakubwiza ukuri ko maze kugira amafaranga menshi. Rero ibi bintu birakora cyane. Uramutse wifuza kuba watujoininga, dufite groupe tujye tubikora, kuko ntago gutya amafaranga yose mfiteho mitanyasheta. Njyewe mfite ubuhamya yuko nigeze gusheta amafaranga menshi mbona connection zise zitazipfa. Rero umuzungu aba afite uburyo yabikoze ku buryo utapfa kuyamurya. Muri kubona ko hano hejuru hari amafaranga. Izo ni telefone njya nkoresha imirongo igiye itandukanye kugira batabona ko ari umuntu umwe uri kubikora. Murabona ko hano hariya iyi video itambutse mfite 20,000, hano ni byabaye 130. Nukubona ko nkoresha phone zigiye zitandukanye, kuko umuzungu ugiye ushiraho amafaranga menshi cyarimwe ahita bimenya akaba yagufungira cyangwa akaba yashaka ubundi buryo aguhagarikamo. Ko niho wamurira amafaranga arimo arakureba nyene ngo aheze. Murabizi namwe. Rero iyi video iri bukwereke neza ko bikora. Urabona dore hano ngo birakatira kuri 5.25 ku gikubo cy'ibice cya 5.25. muri kubibona, dore na hariya niho bikatiye kandi ni ibintu byigaragaza. Niba rero ugumvishe watujoininga uraza kunyandikira muri comment umbwire ko ubishaka. Ntusigemo nimero zawe, kuko hari uburyo bwo gusigamo nimero abantu gasanga baraguhamagaye. Ntago ari byiza gusigamo nimero, ahubwo wowe urandika muri comment ngiye ndaza kugusubiza. Kandi ikindi wibuke gukanda subscribe kugira video yindi nzakora iri kuvuga kuri ibi bintu, uburyo wa downloading application. Abantu dukorana, hari groupe ya team y'abantu bageze muri 10 dukorana, kuko ibi bintu ntago wabikora wenyine, bisaba ugire n'abandi mufatanya kugira batakuvumbura nyine bakakumenya. Rero muze gukora subscribe kugira video zose nzajya mbashiriraho mujye muzibona. Nzababwira uburyo aka application ahantu nagakuye n'iki byose nzabibasobanurira. Ni mubikenera ni munyandikira muri comment, nkabona ko mubishaka kubimenya ndaza kubibakorera. Muri kubibona ntago ari ibintu by'ubuskama kandi biri kwigaragaza. Rero ntimugende mudakoze subscribe kugira ngo video tuzajya tushiraho mujye mukomeza kuzireba. Ikindi kandi abantu bifuza kuba banjoininga cyangwa se batabyumva, mwebwe mwandike uko mubyumva, nta kibazo kabisa. Hano ibitekerezo biremerwa. Okay, ikindi kandi umuntu uri bwumva akeneye kujoininga araza kwandika muri comment. Turaya amafaranga nayo nagiye mbikuza, ni ibintu bigaragara.